hahirwa mugabo mwiza. Umugabo se ndacyitwa umugabo muri sosiyete, umugabo utabyara abaho. Mana yanjye. Ariko buriya sheri, Karame. maze kubona ko nagukunze kurenza uko nikunda. Ako nanjye ndagukunda. Kumunda ni kimwe, ariko no kuwambyara ni ikindi. Nzi mbonye abandi bana cyangwa abandi babyeyi bagiye guhemba abagore babo, uzo babyeyi maze guhemba ku kazi, ukabona umuntu umurusha amafaranga, umurusha ubuzima bwiza, ariko Imana mubyibarire. Imana ikaguha amafaranga, ikaguha buri kimwe, ariko ikakwimura urubyaro. Imyaka 11. Ako se sheri. Ndabyumva buhemba, ndabyumva abandi babyara. Ibyo ndabyumva ndanabyemera. Ariko se ndi Imana, ko Imana ari itanga urubyaro. None se byimero hasi bihangane kubaza gutyo wenda uri imfubyi yego, hanyuma se amakuru wumvaga biri mu muryango wanyu ntarabyaraga cyangwa nyine yabaga ari tombora? Umuryango twarabyaraga, ariko ntabwo habyara inkomoko y'umuryango. Ni Imana itanga urubyaro mugabo mwiza. Ariko hari imiryango itagira imbyaro, ugasanga abantu bose bo mu muryango ntibabyara. Ntuzi kugenda mu ruhame abagabo bose bavuga ngo sinzi gutera inago, sintera inago, ntanga zanjye n'ibigogwa n'iki. Ukeka ko njye mba nishimye se? Nta soni. Uzi ko baguhamba n'ikara. Famiye yanjye yose yirwa intuka. Iwacu twarabyaye, iwacu barabyara, kwa muganga ndi muzima. Ako nanjye ndi muzima. Nitwajyanye n'ubizi. Nese igihe cyo gupfa cyari cyagira ku buryo bangu bazaguhamba n'ikara. Hanyuma se umupfuye nabansize iyo nkuru kimusoza. N'abayiciro ry'imigani mu bagabo bose tugendana. Nta ruvugiro. Hari n'ababinyurira turi no mu kabari. Sundi waje tukajyana no gusenga Jihozo, tugahuza umutima tugasaba Imana. Uzasenga njye narasenze. Mu mitungo yanjye yaribwa n'imbwa n'ingegera zose. Ako se ninjye witera inda. Niba utitenda ariko ufite ikibazo, wasanga n'imivumo yo muri famiye yanyu. Mu mitungo yanjye zaribwa n'abasazi n'amabanki yitwarira amafaranga. Wambara ukihangana koko. Uzi ku rwego aho mama wakubaza ati ntuzi no gutera akabariro nkubwira ukuntu wabigenza. Undi umugabo utazi no gutera akabariro mu ruhame niko ngaragara.
Mana nacumuye ikibugo. Nene utabyaye, nene ubuze urubyaro nasiya. Mana wambabare koko nanjye ukaba umugisha w'urubyaro. Ukuyamunda akaba ari kubwira amagambo ameze gutya, Mana wambabare ukaba urubyaro. Ari umugisha wo kubyara. Gora nitwe ingumba mu bandi mwami ndabihaze. Mana wambabariye koko. Ngaho ibitutsi bya muramukazi wanjye, ngaho iby'amabukwe, ngaho iby'umugabo. Mana se ntabwo uri kunyumva. Sure, ni wowe se? Yego ni njyewe. Harya aya mashuri yose nawe? Nayanjye. Ubwo se ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 29. Ukaba warize neza bingana gutya? Of course. Hanyuma se iyi experience y'imyaka 10 ni yawe nayo? Ni iyanjye. None se harya mubize? Njye nize muri Rwanda. Urabona ya perfect. Hanyuma se kuki waba ufite CV imeze gutya ukifuza ko waza gukora muri company yacu? Okay. So njyewe nagiriwe amahirwe yo kudakurira mu Rwanda. Nkeruka mu Rwanda nkiri umwana mutoya. Icyo kinyarwanda uvuga wagikuye kuko n'umuvuga ikinyarwanda cyiza cyane. Ababyeyi banjye ni Abanyarwanda kandi barakizi cyane. Kubera ukuntu rero bakunze u Rwanda, bakunze kuntoza ururimi rwacu. Wow, ni byiza cyane. Muri urwo rwego rero navomye ubuhanga handi nje kubwapurika mu gihugu cyanjye, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ongera turwa Gasabo, ni byiza cyane ko ufite ubwenge bwa ngombwa ko kumva ko ubwenge wawe dusangiza. Hanyuma se muri society ndetse na experience ubona ufite bitandukanye n'ukuntu ugaragara. Madrid, Europe yakugumye? Amadrede rero buriya ari ku mutwe, wo urimo ubwenge. Ntekereza ko ikintu kampani yanyu ikeneye ni ibiri mu mutwe apana ibiri ku mutwe.
kuri twe mbese baraho bameze neza. Ntabwo turabona icyaro. Isura umariye. Yego. Kaze ndazi kongera kuhamagara. Umaze kubyibuha umaze kubyimba usigaye kuvugisha ukanasuzugura. Ese kubyara muri iyi nzu bigusaba iki? Bizagusaba kurya indyo zingahe muri uru rugo? Bizagusaba amafaranga angana iki kugira ngo ubashe kuba washyira umwana muri iyo nzu? Akosejwe. Ibintu by'umwana, nimwe kwihangana basi. Undi wihangana. Kugira ngo ukomeze nyine amafaranga musaza wanjye ukomeze uyishimemo nta n'ikintu utanga kizima. Ese ubundi iwanyu barabyaraga? Kubanza ari nayo mpamvu uri umwe nta kepfo nta n'akaruguru. Agasuzu dukeneye umwana. Wowe kuba urimo hano nta mwana ntacyo umaze. Icyo kigomba kukimenya. Muri iyi nzu nta mwana uragira, nta mahoro uzambona. Kunyumva neza. Ntiyasura umukobwa ni wakihangana. Ntago ngewe namara imyaka nk'iyo wamaze mu rugo ntarabyara kubera iki? Hari igihe umuntu agusaba akazi akabeshya experience, ubu tuvuge ko uramutse ugira amahirwe yo kwinjira mu kazi imyaka 10 uri kunyereka hano mu mpapuro ntazi kubona mu mutwe niyo trade. Ariko Biden ntumwe ko ndi kugasinga. It's okay. Ahubwo ningera mu kazi mushobora kuzagira ngo nabahaye imyaka mike ya experience. Kuko ndiyizeye kubyo ndi gusabira umwanya. Harimbwe ko amaze imyaka ingahe utari na? Mperuka mu Rwanda mfite imyaka 3. Niko amateka ababyeyi bampaye nikambwira. Ngarutse mfite imyaka 29. Iyo experience ubone imyaka 10 nakoreraga muri Europe. Ko ndavuga nti ntibihagije, reka njye guteza igihugu cyanyu imbere. Ikintu cya mbere gitangaje ukuntu ugaragara, ntabwo natekereza ko ushobora kuvuga ikinyarwanda niba warize hanze cyane bingana gutya. Byumvikane ko wabanye na famiye cyane. Famiye yihanganira ukamurasta na gutya. Kubera ko nta bafokasinga ku biri mu mutwe. Perfect. Nabyo ni byiza. Icyiza ni uko mbonye experience mu mpapuro. Kandi ndashaka umwete ubizi neza cyane. Muri make ndashaka n'umuntu ushaka akazi. Cyane ko kuba waragira amahirwe yo kwiga hariya ukabona atekereza kubizana iwacu mu Rwanda n'iby'agaciro. Hanyuma se twebwe muri Afurika ntabwo turisanzura cyane ko bishoboka ko umuntu yajya akoreza kuri tele kandi usanga uhura n'abantu b'ingeri zose zigiye zitandukanye, abakecuru, abasaza, mu byaro. Kenshi ubundi dukunda guhera mu byaro. Wakora n'icyo gisuko. Ese ubundi urabyara? Ubundi musaza wanjye njya nibaza akubona n'iki? Umva agira uduhe umwuzukuru bitabaye ibyo. Uzapakira ibyawe, inzira yakuzanye aba ari izagusubizayo. Wigira ibiki? Ugize umuntu ufite agahinda ngo byakubabaje, cyangwa uzi ngo ntabwo tuzi ikikugenza muri uru rugo. Ndakizi, ndakureba neza kandi ubimenye. Umenye ko nta kintu uzakora ndi hano. Nkureba nje n'aya maso yanjye abiri, urayabona n'aya maso yanjye abiri nta kintu kindi uzarenzaho utarabyara. Muri iyi nzu nta mahoro uzabona. Ariko se Juri, ufite imyaka ingahe ubundi? Imyaka mfite irakureba?
wowe ikikureba ni ukubyara muri uru rugo, nta kindi kintu kikureba. Iby'imyaka yanjye ntabwo bikureba, urikumva? Umwana niba utabishoboye kuzana umwuzukuru muri iyi nzu, uzapakira ibyawe usohoke ugende. Wizera ko Imana ibaho se bazi? Ubwo si ibintu nari ndi kukubwira n'Imana nguriye. Nuko uba wizera wafatanya nanjye kwizera ndetse no kuyisaba kuko ari itanga urubyaro. Nitanga urubyaro. Okay, niba ari itanga urubyaro urasenga? Wowe urasenga? Ndasenga. Ubwo rero niba usenga usaba Imana urubyaro, ubanze iguha umwuka kuko nta rubyaro turi kubona urusengera. Sibyo? Ikindi ugomba kumenya nuko igihe cyose giri muri iyi nzu utarabyara ntabwo uzigera uhumeka. Ubu ngubu kano kanya mbaye umwuka uhumeka. Ariko juri ntumamagare, nta mwanya ngufitiye. Umuntu arasenga. Ayo niyo magambo nari ngufi. Ngo iki? Tegereza. Ariko ubwira iyo Mana yawe ibyihutisha. Ariko se Mana, abantu bakomeze bangire ijambo koko, wanyigaragarije koko. Umwana nyagasani koko, urukundo rwacu rwatangiye rumeze neza, unkunda nanjye ngukunda, none gutinda kuri urubyaro kuko bigiye kudutandukanya. Kuno wankundaga mbere kuko rwagiye hehe? Naniwe kumfasha kwihangana kuko n'amasezerano wampagaye urukundo. Hello. Yes, good. Karame. Kalisa wara. Ndashima Imana. No kugufata muri iyi minsi banza usigaye ubonekera hera. Nawe ni muba kuzabimenya. Saa 11 y'akazi karangiye madamu abagukeneye. Saa 11 za twabaga turi naho kutakihanyura. Hanyura bazi ubone ko hanyuze. Ntabwo byakora nawe ni muba kuzabimenya mwana w'Imana. Cyangwa inshingano zaragufashisha. Zabura se? Inshingano z'urugo. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Kabisa. Ariko se n'ubundi ko bisa nkaho ntacyo uribwira. Nanjye ubu kukwita nigorotse biba bikimbanganye. Ntabwo ndi kuvuga ati papa bebe. Wabyihoreye mwana. Ntangerega buriya gutera inda ari TikTok. Kandi je mu ejo bundi twavuye kumuhemba ntiyarongoye nyuma yawe. Burarega n'Imana itanga urubyaro bro. Nanjye se twagiye ntitwajyanye uruziko nanjye nayibonaga nkabona ni nka muntu. Abakuru bavuga ko urubyaro umwana rugira amasaha. Ubushatse kumbwira iki? Nzaye mbikora ryari? Akaza amasaha yose ko uri mu rugo usigaye utaha kare. Nyine isaha nziza ni iyi. Kagera ku kazi saa 3. Gerageza saa 9 nk'abanyamasengesho. Kandi ngo saa 9 ngo niho Imana iba iri gukora ibitangaza.
none se urabyuka ugasenga cyangwa ukora ibitangaza ariko wagiye umbabarira mwana ubu se mutangiye kundambirwa noneho ugomba gukora kimwe muri ibyo wanyu ubu mutangiye kundambirwa nitwe tuba tubishaka n'ubundi turi gusevingira umwana ibaze kurongora agashyira imyaka 3 4 ariko nyifita Nicholas Imana izabikora kabisa reka twizere mwana gusa nyine nakaba gacemo urumva reka tuba tugana n'abandi bajama mwana agenda inshuti yawe buriya ntabwo nakubeshya se ubundi umaze kuba nk'umuvandimwe ntabwo ari ubushuti gusa kabisa n'ejo bundi hari umujama wabimbaje wese nyine watunyuze mbona imodoka yawe tu aramaze se Nicholas asigaye atuye ndamubwira Nicholas yarimutse nyine tu ahita ambwira yarabyaye se ndamubwira ati mani icyo gihe uzi kubona n'icyo uvuga narijije ndamubwira ati Nicholas rero kumufata bisigaye bigora sinzi akanambwira ko wapi kuko nawe ni umuntu anytime aba yanakubona arampakaniye rwose muhumure kabisa muhumure mbirimo ngiye kongera akabaraga cyangwa nongera n'amasaha Pasiteri mwiriwe Mwiriwe neza se. Samashimwe. Karibu. Murakoze. Maze utese. Meze neza. Ndabona asa neza. Murakoze. Kadushima Imana kugeze hano amahoro. Yego. Turagushimira Uwiteka Imana nziza, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Warinze umushakazi wawe ageze hano amahoro. Reka umuhe umugisha ajya kwifuza bakikuboneho. Mana umuhe umugisha, umuhere umugisha mu bana, umuhere umugisha ku rugo rwe. Reka ibyo kwifuzaho byose Kristo aba ari kubimusubirisha ineza yawe n'urukundo rwawe. Amagambo turi buvugira aha ntabwo ari amagambo apfuye, aba ari amagambo yo kungurana mu mwuka. Data mwiza turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Meze neza ariko. Meze neza, nange meze neza. Turashima Imana. Iminsi myinshi ariko. Ko wahezeyo? Akazi kenshi. Akazi kenshi gatuma utanampamagara. Hari igihe nabyukaga numva ngo ndi buguhamagare. Ukarinda bunyiriraho. Ntabona umwanya wo guhamagara. Bigahita birangira. Umwanya wo gusenga. Nanyanda ukayibabaje. Gusenga byo ndasenga. Yego. Ndasenga. Mwese bimeze bite? Mu buzima busanzwe bundi. Ubuzima busanzwe meze neza. Yego. Uri mu nta burwayi, kabona ibyo kurya, umuntu aba ameze neza. Gushimira Imana mbese muri make. Yego. Ndakudodiye. Asi, uraho, sinashima. Natinze, umva murabizi nyine n'abana ntabwo babyoroshye. Ni amahoro. Nushaka ibyo tubyihoreye. Nk'ubu nkanjye mwana wanjye ntakushyimba numva mfite ibyishimo kuba nkubona. Nkabona na mushiki wawe. nanjye ndabyishimiye. Ntacyo nabinganya. Rero nihutishije mu magambo. Ubu ntakubeshya agahinda kanyishe. Wenda nkiri iwanjye naryama ngasinzira ariko mariye kugerera hano. Byambere ikibazo. Ese mama hari ikibazo ufite ko uri hano? Si wowe heza kurenza aho wari uri se? Ureba televiziyo, woga amazi ashyushye, turya neza ntabwo tugende nko mu cyaro. Ariko njya njyenyine. Kandi tujya dusangira. N'uyu ubu nakagombye kuba mfite turimo kabimena nsangira nako. Ngiye kukubaza ubwo tumye nihutisha icyo nashaka kukubwira. Tundise mwana wa. Uyu mugore niba namita umugore simbizi. Wamushatse mu kubuza. Cyonyine maze kumenya ko ngo ari wenyine. Imyaka ibaye ingahe? Nta kana ndabona, nta kana mwana wanjye.
ariko mama ntabwo ntagira nanjye mba ndi kugerageza. Ndabyumva. Uje kumenya ko iyo umuntu atabarutse atabyaye baravuga ngo bagiye kumuhambana ikara. Wumvise iryo jambo ukuntu abakuru baciye uwo mugani? Nawe niwe narikuyeho. Oya, narakubyaye. Mushiki wawe warahari. Sibyo ko uyu muryango n'akandi gahinda ngifite kanini. Urabona umuryango wose warashize. Ntawo tugifite. Ntawo mfite. Iso igihe yatabarukiye mwari mukira abana. Nasi mama niba kwihangana byakora washakiye ejoro umugabo byibura akaba ari ukubyarira. Itagidutererana wa muga